Ese ashimwe cyane, amahoro y'Imana akomeza abana nawe mwese bakunzi bakunda ibiganiro, inyigisho zitambuka ku Rukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Amahoro y'Imana akomeza abana nawe mwese. Ni umugisha ukomeye cyane rero twongeye kuyigwa n'amahirwe akomeye cyane kongera kumva ijambo ry'Imana. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'umumaro cyane, ibintu by'agaciro cyane, tugomba cyane guheza agaciro iteka ryose uko bukeye n'uko bwije, kuko ababishaka siko babibona bose, ahubwo kuba twagize amahirwe Imana ikatwemerera, mureke tujya tuyishimira cyane, kuko tugeze cyane mu gihe kibi cyane, igihe cy'ubuhenebere cyane, aho abantu batagikunda cyane kumva ibintu bijyanye n'ibintu by'Imana, abantu ntibagikunda kumva ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Iteka ryose abantu bahora bumva bashaka kumva ibinezeza imitima yabo gusa, ariko ibijyanye n'ijambo ry'Imana abantu ntabwo bajya babyumva. Amena. Mureke dushime Imana rero maze dukomeze n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo y'Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu, niyo dukomerejeho nk'uko bisanzwe. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, ukomeje guturinda n'ushimwe. Turi imbere yawe tugiye kuvuga ijambo ryawe, fasha abari kuryumva, fasha n'abazaryumva mu izina rya Yesu Kristo. Ureke ubwami bwawe Mana bukomeze bwaguke. Icyo twifuza nuko twazaronga cyane iminyago myinshi Mana tuzazana kuri wa munsi. Urakoze kugiye kuba natwe mu ijambo ryawe, urakoze kugiye kudushigikira, urakoze kuri bugufi bwacu muri byose. Tusege twizeye ko Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Yohana, igitabo cya Yohana ibice 21 nibyo dusomaho. Turahera ku murongo wa kane tumanukiye upfu gato, ntabwo turi busome amagambo menshi. Amena. Ni igitabo cya Yohana ibice 21 umurongo wa 4. Haravuga ngo, umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigisha ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato. Murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Amena. Uwiteka akwereke aho washinaga urushundura rwawe kugira ngo ufatishe amafi menshi waba ukeneye. Amena. Uwiteka yongera kwiyereke cyane mu kibazo urimo. Uwiteka yongera akwimane mu ntambara zitandukanye uri gucamo. Uwiteka yongera akwimane cyane mu bigerageza byinshi cyane waba uri mu isaha. Uwiteka yongere akwiyereke cyane mu bintu bitandukanye cyane uri guca mu isaha. Uwiteka yongera akwimane cyane mu bikomeje kuguhiga. Uwiteka yongera akwimane cyane, umwami akwimane mu bishaka kuba byakunaniza. Umwami akwimane mu bishaka kuba byagutwara imbaraga. Ariko icyambere cyo, izera ijambo gusa Kristo avuze, nta kindi. We banza wibaze, Kristo ni iki ari kumbwira? Kristo ni ari kumbwira ngo nerekeze ubwato.
ushobora gusanga iteka ryose ibyo uri gukora byanze, ariko iyo Kristo yaje, iyo yaje akakwiyereka, iyo yakwiyeretse, muri make ntabwo yagusezera gutyo, ntabwo byashoboka, ntabwo yagusezera gutyo, ntabwo byakunda, kuko Kristo ni umunyembabazi n'umunyempuhwe cyane. Kristo yaje mu isi afite urukundo rukomeye cyane, yemeye kuza aca bugufi mu buryo budasanzwe, kandi ijambo ry'Imana yatubwiye mu gitabo cya Yohana ku gice cya mbere ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ngo ibintu byose niwe wabiremye, nta na kimwe cyabaye n'ubundi itaremwe nawe. Rero abantu bafite inyigisho zitandukanye bagenda bavuga ngo Kristo ngo yabayeho, ngo amaze kubyagwa na Mariya. Hoya, na mbere y'uko isi yose iremwa Kristo n'ubundi yari ahari. Amena. Na mbere y'uko isi iremwa Kristo yari ahari. Kristo ntabwo yigeze avaho, iteka ryose yabagaho. Kristo yemeye kwicisha bugufi, araza yambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu, yemera araza yigira umuntu. Muri make Kristo yari afite ubumana 100%, yari afite n'ubumuntu 100%, kuko niyo mpamvu yavuze ngo iyi nzira nciyemo y'urupfu nta muntu n'umwe utazayicamo. Niko yavuze, nta muntu n'umwe uko yaba ameze kose utazaca muri iyi nzira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Kristo yavuze, aravuga ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nta wagera kwa data atari njye umujyanye. Muri make iyindi nzira yose washakiramo ubugingo atari muri Kristo waba urimo wibeshya cyane, ariko Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta washobora kugera kwa data atari Kristo hamujyanye. Amena. Kristo yaje yemera kuvuka nk'abandi bose. Hari ibitangazo byinshi cyane yagiye akora batagiye bandika muri Bibiliya, kuko akimara kuvuka Uwiteka se abonekera abashumba, nibo yabanje kubonekera, bungeri b'inka bisanzwe, b'intama n'inka gutyo, nibo yabanje kubonekera. Yemera ko Kristo ko avukira mu muvure w'inka, avukira mu kiraro, bamuryamishe muri wa muvure, n'ubundi aba ariho yibera iteka ryose. Ibyo byose yahoze abikora kugira ngo yishushanye, yerekana ba bandi baciye bugufi yuko yaje ku bwabo, ntabwo yaje kubw'umuntu runaka, ntabwo yaje ngo abe yanezeza abakomeye gusa, ntabwo yaje ngo abe yanezeza aboroheje gusa, ahubwo yaje kugira ngo abere icyitegererezo cyane abantu bose. Ubundi iteka ryose Kristo yaje afite ikintu bita guca bugufi cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma gatuga ngo nimwambare Kristo nk'umwambaro ukwiriye. Amena. Mwambare Kristo nk'umwambaro ukwiriye, kuko uwo mwambaro iyo wambaye Kristo usa nawe. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu turimo turambara ibintu bitandukanye n'umwambaro Kristo yatudodeye. Amena. Kristo hari umwambaro yaduhaye, hari umwambaro ashaka yuko twambara, ariko abantu benshi cyane twagiye twambura uwo mwambaro, tugashaka kwambara inyambaro yacu twishakiye, ivuye mu bushake bwacu, itavuye mu bushake bw'Imana. Imana itugire neza cyane. Kristo yaje yiyoroheje, nta nubwo yigeze agaragaza byibuze yuko ari umwami. Reka yaje yiyoroheje cyane mu buryo budasanzwe. Yaje ari wa wundi woroshye cyane, yaje ari wa wundi ubona wamureba rwose ukaba ni umuntu usanzwe, ariko 100% yari Imana. Amena. Yari Imana 100%. Yari Imana, we ubwiwe yari Imana. Kristo yari Imana, Kristo yari Imana. Ariko yemera kwambara kamere y'umwana w'umuntu. Yemera kumera nk'umugaragu w'intama, nk'intama bagiye kugurisha. Aremera aragenda byose bimubaho. Aremera arasuzugurwa, aremera aratukwa, aremera yitwa amazina menshi atandukanye, ari nta kindi kintu ari gushakisha, ari wowe gusa akeneye, ari nanjye gusa akeneye. Muri make mugomba kumenya neza yuko twese uko twaba tungana,
uko waba umeze kose, ibyo waba ukora, ibyaha waba uherereyemo, ibyo wakora byose, ugomba kumenya neza yuko kugira ngo ugere isaha ukiri guhumeka, hari ikiguzi cy'amaraso Kristo yatanze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo hatabayeho kuva kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Niyo jambo ry'Imana rigatubwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ariko amadini menshi araza akagenda abereka cyane ngo Kristo ntacyo yakoze. Ariko icyo mbabwira, Kristo yakoze akazi gakomeye cyane. Kristo yaremeye cyane, yemeye araza yicisha bugufi, arisanisha nawe kugira ngo abe icyitegererezo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigatubwira ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo ingorano ze nta zindi, harimo icyubahiro, hakabamo ubugingo. Amena. Icya mbere cyo ni wicisha bugufi. Buriya abantu benshi cyane hari inzego tugeramo gasanga umuntu yigize umwiyemezi mu buryo budasanzwe, ariko ukibaza ubundi kurimo wiyemera nta n'ikintu na gato byibuze ufite. Reba Kristo byibuze we, Kristo cya mbere cyo umwuka wacu wose niwe wari ufite mu biganza byiwe, niwe ufite buri kimwe cyose mu biganza byiwe, ariko yaremeye arituriza. Yaremeye nta kintu na gato yigeze yitaho, ibintu byose yaboneka akabona ari ibintu bisanzwe ntacyo bitwaye. Niyo mpamvu nkwifuriza amasaha yuko Kristo yakwiyereka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuko nakwiyereka, icya mbere cyo ntabwo ari buze kuba yagusezera amaramasa, ntabwo uri buze kuba wasigara uri wenyine. Kristo naze kukwiyereka. Amena. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro wemere cyane ibyawe byose ubiharire Kristo. Kristo akuyobore, Kristo agendane nawe, Kristo ajya abana nawe iteka ryose, uko bukeye uko bwije, umunsi ku wundi ujye ubana Kristo iteka ryose. Amena. Kristo aremera akajya yirirwa abwiriza ijambo ry'Imana, n'ubundi bamwe na bamwe ntibabyemere, ariko abandi bakabyemera. Niyo mpamvu iteka ryose ntabwo tuzigera twemerwa n'abantu bose ngo bishoboke mu ijambo ry'Imana. Nibyo wakora byose abantu bose ntibagukunda, ntabwo byashoboka. Kuko na Kristo nawe ubwiwe yakunze isi yose, uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Ni wa wundi gusa niwe yari ifite gusa, nta wundi mwana yari ifite. Niyo mpamvu yemeye kumutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe icyo bita ubugingo buhoraho. Imana itugire neza cyane. Ubwo bugingo buraho wamaze kubwakira cyagiye ukimara kwemera kwinjira muri Kristo. Ariko ikibazo kirimo cyane, hari abantu bagiye berekana yuko binjiye muri Kristo, ariko ugasanga n'ubundi yashyizemo ukuboko kumwe, ukundi kuboko ndi kwagiye muri Kristo. Ariko iyi saha ndakwifuriza cyane, banza wongere wibaze cyane, iyi saha ndi muri Kristo. Ubundi ibizagaragaza yuko uri muri Kristo nuko uzaba ugaragara ukora ibijyanye n'ibyo Kristo yajyaga akora. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kristo ikirisi cya mbere cyo yicishaga bugufi mu buryo budasanzwe. Yari inyangamugayo, hari umunyakuri, hagira ibyishimo, agira kwihangana. Baze wibaze cyane wowe, ubwo se ibyo byose mvuze wibisanze byibuze icyo uje ni ikihe? Ibyo waba uri kubura ni ibihe? Ibyo waba uri kubura muri ibyo byose ni ibihe? Icya mbere cyo Kristo yari afite za mbuto zose z'umwuka wera. Ariko abantu benshi cyane usanga twaragedenga mbere cyane mu bintu by'amadini. Muri make twinjiye mu madini twanga kwinjira muri Kristo. Ariko cyane iyi sanda kwifuriza yuko wakwinjira muri Kristo, kuko iyo winjiye muri Kristo usa nawe, iyo winjiye muri Kristo ugenda nkawe, iyo winjiye muri Kristo uba muzima umeze nk'ubwiwe. Ariko iyi saha uri kureba ibyo uri mu isaha, uri kubona uri murindi, uri kwandi, uri gukora ibiki? Yesu ashimwe cyane. Igihe ni iki kugira ngo wafata umwanzuro
wongere wisuzume cyane, kuko kuba watanga amaturo menshi mu rusengero ryo mbona mbabwira cyane ntabwo aribyo bizagushoboza kuvuga ngo ngiye mu ijuru. Iri juru tuvuga twese twahawe ubugingo buhoraho, ariko ababwakiriye ni bake. Yesu ashimwe cyane. Niho Yesu yaciye uriya mugani uvuga ukuntu ngo umwami ngo yagize gutya, ngo yateguye ibirori, ibintu bijyanye n'ibintu by'ubukwe, none ngo agira abantu atumire, ariko ba bandi bose yatumiye buri wese agenda azana impamvu ngewe byagenze gutya na gutya gutya na gutya. Noneho abonye byanze nibwo yagize gutya, Yesu abwira abakomezi bose umva, nimugende mujye mu nzira, uwo muri bubone wese mumubwire aze, mumubwire aze, ntacyo bitwaye, amazimano yose ndayafite, ibyo kurya n'ibyo kunywa byose ndabifite, niyizire. Nawe murabizi cyane ibintu by'ubukwe, baramutse bagutumiye mu bukwe bimeze gutyo, bakubwira ngo ntuze kugira ikintu uri buzatanga. Aho ngaho ndabizi yuko abenshi mwatwara n'abana n'abagore n'abagabo, nta n'ikibazo rwose, mwatwara umuryango wose, nta n'icyo bitwaye. Ariko ba bandi bose baragenda, ariko wa mwami arimo areba mu bantu bose baje, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Uwo mwenda w'ubukwe rero, iyi saha ugereranywa n'imirimo myiza yo gukiranuka. Umurimo wose rero utakoranye urukundo, imirimo yose utakoze ukiranuka, yose ni ubusa. Nubwo wakubaka insengero zose zihari udakiranuka, byose ni ubusa. Ibyo wakora byose utari mu ruhande rw'Imana, byose ni ubusa. Icya mbere cyo uzakora, ibyo ukora byose, niba uri umucuruzi uzacuruza, bizagenda neza nk'uko ushaka, ariko ntabwo aribyo bizerekana yuko uri umwana w'Imana. Kuba wavuga ngo ngewe ukora mu kazi runaka, ngo ndi umuyobozi runaka ukomeye, ntabwo ariyo bizakwita umwana w'Imana. Uzagiga umwana w'Imana nuko wakoze imirimo myiza yo gukiranuka. Amena. Igihe ni iki nk'abantu bazoke mu kintu cy'ubujiji cyane, abantu bamazemo igihe kirekire, maze iminsi myinshi cyane muri ubujiji budasanzwe, ariko igihe ni iki ngo wafata umwanzuro, wongere wisuzume. Waba wararuhiye iki? Kristo naza agasanga utambaye umwenda, wa mwenda w'ubukwe, ya mirimo myiza agasanga utayambaye, waba wararuhiye iki? Ariko igihe ni iki ngo ufate umwanzuro hagati muri wowe. Icya mbere cyo, Kristo n'ubundi yajyaga n'abigisha igihe kirekire, bakaganira bakabana mu buryo budasanzwe, bakaganira cyane akenshi, ariko abigishwa ntabwo bigeze bahumuka ngo bamenye uwo babana uwo ari we. Yakoraga ibitangaza bikora muri bo, agendera muri bo akiza indwara, agendera muri bo abantu benshi abazura, agendera muri bo akora ibintu byinshi cyane bitandukanye bari kumwe. Ariko iteka ryose bahoraga nta kintu cyo kwizera bafite hagati muri bo. Niyo mpamvu Kristo mbere yuko ajya ku musaraba, bagiye kuza kumufata, yazamutse mu gashyamba ka Getsemani agiye gusenga, afite umubabaro mwinshi cyane, agahinda kenshi. Ariko nawe icyo gihe yari atahabwa imbaraga. Niyo mpamvu ikintu bita amasengesho aduhereza cyane imbaraga zo kuba twaba neza mu kibazo, kuko Kristo muri Imana atubwira ngo ubwo yagerageje ubwe, muri make we n'ubundi yageragejwe atsinda icyo bita ibigeragezo. Niyo mpamvu abasha nawe no kuba yagutabara wowe waba uri muri icyo kibazo runaka. Ikibazo ufite ntabwo ari cyo kiri hejuru y'Imana yakuvuzeho. Kuba waba urimo ukora ugahomba, sibyo biri hejuru cyane y'umugambi w'Imana kuri wowe. Imana igufitiye byinshi mu biganza byayo, ifite byinshi cyane yibwira ko yakugira wowe. Hari byinshi cyane agiye gutegurira. Kuba wagenda ukiri gukora nk'abandi bose, ugatahira aho ngaho ugahomba, ibihombo bikaba ari byinshi cyane, ugasanga iteka yose uhora ukora, ntabwo aribyo bizakuraho icyo bita umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ni muremure cyane kuri wowe,
umugambi w'Imana ufite cyane imbaraga zikomeye zisumba cyane amagambo y'abantu bakuvugaho. Umugambi w'Imana ufite cyane imbaraga zikomeye ziri hejuru cyane imigambi y'abarozi nibyo batekereza cyane ko bakugirira. Umugambi w'Imana uri hejuru cyane, usumba cyane hahandi hose bagiye kukuzirikira. Umugambi w'Imana uri kure cyane, usumba cyane bya bindi byose bagiye bawukora by'ubufindo butandukanye. Umugambi w'Imana urarema kandi ukora ibitangaza bikomeye. Umugambi w'Imana rero niwo uri hejuru cyane kurusha ibibazo waba uri guca mu isaha. Buriya hamwe n'ibitugerageza ibasha kugenda iducira akanzu. Erega buriya Imana itazi kugenda iducira akanzu twari twarasaze nk'abandi bose, twari no kwirukanka cyane, ariko ubuzima ubaye mu isaha ni akanzu igenda igucira. Ntugire ngo kuba wavuga ngo ngiye ngo ntunze gutya na gutya ngugire ngo ni ubushobozi bwawe, ni akanzu igenda iducira. Ushobora kumara imyaka 20 ukora, ariko ntugire ikintu na kimwe winjiza. Yabyemeye. Erega byose irabyemera. Ishoboye kuba yakwihuta cyangwa ikaba yatinda, byose bigira bishoboye. Ishoboye ibintu byose kuko ishobora byose. Niyo mpamvu iteka ryose Imana yavuze ngo nzakugirira neza, nzayayo. Ni ikintu gifite agaciro cyane. Iyo izakurinda, iyo yayo izakurinda iteka ryose. Ahubwo wowe komeza wigire cyane icyizere, wongere cyane ushakisha ukuntu wamenya amakuru, kuko urugamba rwose rugomba kugirwa n'ikintu bita amakuru. Urugamba rwose rugirwa n'amakuru. Abasirikare iteka ryose iyo bari nko ku rugamba bagomba kumenya neza cyane ahantu hari umwanzi, bakamenya neza amakuru, bakamenya uko byifashe. Nawe rero uri umusirikare wa Kristo, ukeneye kuba wabaho cyane ubeshwe n'ikintu bita amakuru. Nta muntu wavuga ngo ni umusirikare wa Kristo udafite amakuru ngo bishoboke. Banza cyane wishakemo ikintu bita amakuru hagati muri wowe, wishakemo amakuru cyane nta kindi. Kuko aya makuru niyo azakuyobora. Aya makuru bizatuma ugenda cyane umenya igihe cy'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo ntugende ugenda nk'abandi bose, ahubwo ugende nk'umunyabwenge. Amena. Ugende nk'umunyabwenge kurusha ibindi byose. Erega buriya iteka ryose ikibazo dufite cyane muri iyi minsi, harimo ikintu tutatakaza cyane byo kwizera. Uko n'abigishwa babanye na Yesu, niyo magambo twari dusomye cyane. Ariko Yesu agiye gusenga i Getsemani, yazamukanye n'abigishwa be. Ageze mu nzira bamwe basiga hepfo, azamuka n'abandi bagera muri bangahe, n'ubundi ageze handi, n'ubundi arabasiga ngo nimwe mwicaye hano. Ariko ubwa mbere aragenda, nibwo yavuze ijambo aravuga ngo Data, bishobotse iki gikombe wakindenza. Nawe iyi sanda bizereza hari igikombe ufite, hari igikombe uri guca mu isaha, ariko ongera utuze. Kristo araje akwereka uburyo bwawe ahantu uri buze kunagura urushundura. Araje akwereka ahantu unagura urushundura rwawe kugira ngo ube wafatisha cyane amafi menshi. Wowe ubwawe ntabwo wahibwira, n'ubwenge ntibwahamenye. Nta nubwo wahabwibwa n'umuntu muvukana, nta nubwo wahabwibwa n'umuvandimwe wawe. Ahubwo Kristo agiye kuza akwereka ahantu iburyo bwawe ugomba kubana rwa rushundura. Bya bindi byose, yaba ari umwana ukeneye, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, iki cyo waba ushaka cyose, aho ngaho Kristo araje agiye kukuyereka. Icya mbere cyo, icyo yanga icyaha n'igisa nacyo, nta kindi yanga. Amena. Kristo agarutse, ubwa mbere agarutse asanga barasinziriye. Niko kubera iki musinzira? Kuko ntimwashaka ikibuze ukuntu mabana nayo igibuze akanya gato. Ariko kubera ko ni wa mubiri, twambaye cyane umubiri uruha cyane, umubiri uragorana cyane. Buri umuntu wambaye umubiri biragorana cyane iteka ryose, duhora uko bukeye n'uko bwije. Ariko Imana cyane dutabare, Imana dutabare cyane. Abera dufite ibyiringiro cyane yuko tuzambara uyu mubiri.
tuzambara undi mubiri udapfa, tuzambara undi mubiri witwa umubiri muri make ufite ibyishimo bidasanzwe. Hari undi mubiri tuzambara hagati muri twebwe, uwo mubiri ni wa wundi utabora, uwo mubiri ni wa wundi w'umarayika. Muri make natwe ubwacu tuba tumeze nk'abamarayika iteka ryose. Ndakwifuza kuba wagira ayo mahirwe. Muri make icyo nifuza cyane, nacyo nifuriza abantu bose muri rusange, ni uko twazicara na Kristo turimo ducira imanza ba bandi bose. Amena. Ya miryango 12 ya Isiraheli, ba bandi bose batandukanye, b'abanyamahanga bose twagiye tubana, tuvuga Imana baduseka, ibyo ukora byose bagukwena. Ariko menya neza yuko haracyari ibyiringiro, kandi hari ubundi butabazi, hari ubundi bufasha budasanzwe cyane, haracyari ibindi byiringiro bishyashya ku buzima bwawe. Imana itugire neza cyane, Imana idutabare, Imana idutabare cyane muri amasaha. Amena. Kristo yagarutse gatatu n'ubundi asanga basinziriye, abona n'ubundi yuko ari bya bindi by'umubiri n'ubundi wananiwe. Agera igihe arapfa, kuko hari amagambo yarabwiye Petero ko n'ubundi akimara kumva yuko Kristo agiye kuzapfa. Petero yavuze ngo umva mwami, umva njyewe nzemera no kugupfira. Niko yamubwiye. Kugira we yibyumvagamo gutyo, ariko kuko nta mbaraga z'umwuka wera yari yifitemo hagati muri we, kandi ikindi yari agisinziriye. Niyo mpamvu Yesu yagiye, bagiye kumubamba, Petero yagize gutya arihakana Yesu amaturo agera muri 3. Yibuka amagambo Yesu yamugavuga ngo umva, ingoko itari yabika wowe uraza kumaze kunyihakana 3. Amen. Ubwo se nawe nibaze, ibibazo uri kugira muri isa ugasanga utangiye kwihakana Imana, ngo nanjye ngurekanye ngo njye gukora nk'abandi bose, abandi ngo bari gutera imbere bakoresha imiti, bakoresha ibintu runaka. Menya yuko Kristo twizeye ari hejuru cyane y'iyo miti. Kristo twamenye ari hejuru cyane y'ibyo byose uri mushizaho umutima wawe. Umutima wawe nakwifuriza wawushira, wishire kuri Kristo gusa, nta handi hantu wawushira. Wishire kuri Kristo kuko niwe umenye byose. Wishire kuri Kristo kuko niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. Muri make ibyo watekereza byose, utabanje gushira cyane ubuzima bwawe muri Kristo, ubundi ugomba kumubwira Kristo, ngeneye ko wanyobora, kuko njye nyine ntabwo nakwishoboza ibijyanye n'iby'urugendo, ariko ndagusabye kugira ngo mfashe unkomeze muri uru rugendo. Amen. Ndagusabye ngo mfashe unkomeze muri uru rugendo. Yesu ashimwe cyane. Rero Kristo bagiye baramubamba, arapfa, aranazuka, ariko abigisha bakimara kubona ko yapfuye, uko bari bazi neza yuko ubwami bwa Kristo ari ubwami bwo mu isi, bo bahise basubira inyuma. Niyo mpamvu iteka ryose ubundi iyo wakurikiye Kristo ukurikiye icyo bita imigati gusa, biragorana cyane. Kandi abantu tugwije cyane mu bari mu cyane b'Abakristo, ikintu barimo bashaka kuri Kristo ni imigati gusa, nta kindi bari gushaka. Ugasanga umuntu n'umuhanuzi icyo ari gushaka kuri Kristo ni umugati. Ugasanga umuntu umubwiriza butumwa icyo ari gushaka kuri Kristo ni umugati. Ugasanga umuntu n'umupastori icyo akeneye gusa ni umugati. Ugasanga umuntu ari kuza mu gakiza, icyo ari gushaka cyose nta kindi akeneye, arumva yishakira umugati. Ariko iyi saha ntabwo ari igihe cy'imigati, ahubwo wagombye kumenya neza yuko wa wundi utanga imigati afite n'ibindi atanga abisi badatanga, abisi batanafite. Amena. Wongera cyane, wongere wisuzume cyane, wongere wibaze ubundi impamvu Kristo namukurikiye ni iyihe. Rero bose bahise basubira inyuma, baravuga ngo aha, dore wa mugabo ibyo twari tumushakaho byose biranze burundu. Kandi Kristo yari ababwiye amagambo akomeye avuga ngo umva, ni njyewe soko imara inyota, ni njyewe umutima utera imbaraga. Bamwe ntibabyumva, bakumva baramurakariye cyane mu buryo budasanzwe. Ariko akimara gupfa bose basubiye inyuma, buri wese asubira mu kazi cyo n'ubundi yarasanzwe yibereyemo, abari abarugi basubira mu kazi kabo,
ariko iteka ryose icyo nkwifuriza cyane Kristo nuko yagusanga aho hantu kugira ngo akubwire icyo ugomba gukora, kugira ngo akugire inama y'uko ugomba kubigenza, kuko we aho uri byagucanze wabuze icyerekezo, wabuze umwanzuro. Ariko icya mbere cyo ugomba kwirinda ikintu bita cyane igisa nacyo, ukemerera Kristo akaba yakuyobora, ukemera Kristo akaba yajyana nawe, ukemera Kristo mukamwabana iteka ryose uko bukeye uko bwije. Amena. Igihe ni iki ngo ufate umwanzuro. Kristo niyo mpamvu yaje yigira ku nyanja, ageze kuri ya nyanja we abigishwa be bose arabamenya, ariko bo ntibamumenya, ntabwo bigeze bamumenya. Niyo mpamvu wese bavuga ngo niko bana banjye mufite amafi, mufite ibyo kurya se ngo mumpereze ku mafi. Ariko bo ubwabo nyine batangiye kwisobanura bavuga ngo mwami byagenze gutya na gutya. Aravuga ngo umva, mufate urushundura munajye iburyo mushire iburyo. Amen. Rero Kristo naze mu buzima bwawe akwereke iburyo bwawe ahariho. Muri make nawe ugomba kubigiramo uruhare, ugomba kumubaza nihe ndi bunaga urushundura, ko mbona byancanze, ko mbona nta cyerekezo. Erega nawe ugomba kubigiramo uruhare cyane umubaza, nuko umaze gutuza nawe arituriza byihorere. Ariko uko urushaho cyane kugenda umwambaza, nawe ni nako ari buryo urushaho cyane kuyafata umwanzuro wo kuba yagira icyo gukorera. Amena. Umwami azi akwereke cyane iburyo bwawe. Petero bakimara kubabwira gutyo babikora nk'uko yabibabwiye. Muri make wo kore ibyo yakubwiye, ntukore ibyawe, ahubwo ukora ibyo Kristo yakubwiye. Niba gutuma igenda ujya aho ngaho, uko icyambere icyo ushaka byose biri hahandi n'ubundi buri mu byaha arimo aragutumamo. Amena. Niyo mpamvu Kristo yese ababwira ngo nimunaga urushundura iburyo bwanyu. Barabikora gutyo, hazamo abafi menshi cyane ashoboka. Rero Yohana niwe wabanje guhita ahumuka amaso, ahita yuko nta wundi wakora ngibi, uwabikora watubura ibintu gutya ni Yesu, nta wundi. Rero nawe uko ubuzima bwawe nta wundi wagufasha, nta wundi mufasha wabona usibye Yesu wenyine. Yesu wenyine niwe ugira uko abigenza bikemera. Ubuzima bwose washaka nta kindi kintu ushobora kubona usibye kuba muri Kristo. Amena. Yohana ahita y'umukara avuga ngo ni Kristo, ni Yesu. Petero akimara kubyumva, kandi Petero yari umuntu w'injoza cyane mu magambo, ariko nawe atari yahumuka ngo amenye neza yuko ari Kristo urimo ukora ibyo byose. Petero nawe akimara kubyumva gutya aravuga ngo mwami, genda ujye kure yanjye, njyewe ndi umunyabyaha. Niyo mpamvu iteka ryose iyo ukiri impumyi wiyita umukiranutsi. Dufite abapasitoro benshi bahora bita ngo ni abakiranutsi, kandi ari impumyi byinshi cyane. Ugasanga umupasitoro afashe umugore w'abandi amusambanyije no muri biro, kandi uwo mugore serivisi ariyo kumusaba, none urimo urashaka kumusambaza muri biro. Abapasitoro benshi buzuranye ikintu bita ubusambanyi bwo mu buryo butandukanye. Ugasanga abakozi b'Imana benshi bifitemo ikintu bita ibyaha byinshi, kubera ko amaso yabo yakomeje guhuma, ntabwo yigeze ahumuka ngo babone byibuze ubufasha w'umwuka wera, ngo babone Kristo hagati muri bo. Iteka ryose bahora basinziriye, nta kindi. None ni gute uzayobora umukumbi w'Imana uri impumyi ngo bishoboke? Ubwo se ubundi impumyi yaranda ati bigakunda, niko Kristo yabajije? Ntabwo byashoboka. Banza uhumuke, wowe icyuri cyo banza uhumuke, ubone uze kubona n'ukuntu byibuze waze no guhumura abandi. Amena. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro ukwiriye. Fata umwanzuro ukwiriye cyane, ko abantu benshi cyane mugiye mupfira cyane mu makoti, mugapfira mu bintu bitandukanye bidafite agaciro. Hoya, igihe ni iki kugira ngo uve muri ibyo bigari uri kugenderamo. Igihe ni iki kugira ngo wongere wisuzume cyane, wongere cyane wibaze, Kristo aramusagiye Isaya yasanga bimeze gute? Amena.
fata umwanzuro ukwiriye cyane, fata umwanzuro ukwiriye cyane. Imana ntabwo izita ku myaka umaze uri kubwiriza uri impumyi. Imana ntabwo izita ku myaka umaze uyoboye umukumbi uri impumyi. Imana ntabwo izita ku myaka umaze mu itorero uri impumyi. Ahubwo ikintu yitayeho cyane ni uko iyi saha wakongera ukayemerera, ikongera ikabana nawe iteka ryose. Abantu babaye impumyi cyane barakabya. Ubundi impamvu umuntu ajya kuyobora umukumbi ugasanga uhora ugira ibibazo byinshi cyane bitandukanye, nuko uwo muntu aba ari impumyi. Hari impumyi nyinshi cyane ziri muri uwo mukumbi kandi nta kintu cyazifasha. Nuko Kristo nuko yabakora ku maso akongera akabahumura. Amena. Nimwongere muhindukire cyane. Kristo yongera kwiyereke mu buzima bwose bwa buri munsi. Kristo yongera kwiyereke cyane uko bukeye uko bwije. Kristo yongera kwiyereke, yongera ubone Kristo mu buzima bwawe bwose. Amena. Tugiye gusenga ariko cyane senga usaba Imana cyane ikore ku maso, umenye uburyo Imana yakubwiye hariho, umenye aho Imana igushaka hariho, umenye ibyo Imana igushaka mu byari byo. Amena. Igihe n'icyo mufata umwanzuro, muve mu bigare bitandukanye. Muve mu bigare bitandukanye cyane. Amena. Muve mu bigare cyane, mugende mukuri ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikuyobore, rikubera umutima ugutera imbaraga. Mureke dusenge Imana, dushime Imana kuri iri jambo, ariko ufate umwanzuro iyi saha, wongere wisuzume cyane, wongere wibaze cyane. Ibyo nkora byose mbikora ndi impumyi, mbikora ndi kureba se bimeze gute? Bikibazo cyane nawe banzu bitekerezeho. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri umutabazi. Mana, ijambo ryawe ridusabwiye rwose Kristo mu kuri gushakisha ukuntu twashaka amaso y'umwuka wera, amaso yacu rwose Mana agahumuka. Twemere cyane uduhumure, udukore ku maso, kore ku maso uyu mugabo, kore ku maso uyu mugore, kore ku maso uyu mukobwa n'uyu musore, mu izina rya Yesu Kristo. Ari abantu batandukanye bose bakore ku maso, wongere uduhumure Mana, tumenye aho dushaka, tumenye Mana iburyo bwacu, tumenye aho tugomba gushakishiriza mu izina rya Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze kudushikira kugoze Kristo mu kutubabariye, urakoze Mana kudukoze iteka ryose. Nisegenize Mana nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.